ubu ntigishize ariko ntabwo ari kimwe ariko noneho handover ibaye ubu abareba bose baba bategereje kumenya ngo ikipe yacu nibyo yaratsinze ariko niki kijya imbere kuko mu byo bategereje harimo umutoza isoko ryo mu kwezi kwa mbere ariko nibura niki kijya imbere mu ikipe ya Rayon Sport mu gihe bagiye gukomeza gukina shampiyona nyuma yo kwitwara neza ku mukino n'ikipe ya Musanze Rugaju. Abareyo ibintu bitatu mugomba kubanza kumenya. Abareyo bakunda zandani. Zandani za mbere nuko mugiye kubona muri iki gihe umuntu witwa Yusudianye akinana cyane n'umuntu witwa Chris Rushema. N'umuntu Chris Rushema nawe bakinanye kugeza igihe yaje kugira ikibazo cy'uburwayi ariko ubu yagarutse mu kibuga. Bavuga ko impinduka bakoze ari uko Emery akenshi we na Yusudianye bakina ibintu bimwe. Bose n'abakinnyi bakina nka ba nimero 5 nta numwe weteguye kujya muri duel cyane rero kuko basaga nabo bafite profile zisa hagomba kuboneka mu mukinnyi witeguye gukoresha ingufu kugira ngo yangaje kugira ngo Rayon Sport ibe yakura umupira ku mwataka biyoroheye kuruta uko byagendaga. Emery ari gufatanya na Sudianye basa n'abakina ibintu bisa cyangwa bimwe. Iyo niyo mpinduka ya mbere kwa gatandatu. Bravo ku muntu bita Rushema Chris yakinnye defense neza cyane rwose. Impinduka ya kabiri Aimable yakinnye gatandatu. Uyu mwana wa Ruterana papa waramuzi ndamuzi cyane arihuye ngo afana Arsenal cyane ngwangaga umuntu yitwa Shama yibera muri atletisme cyane. Uyu musore rero gatandatu ngo araza kuba yikina kuko Abeda ataragaruka kubera ko baravuga ko Sefu ntaragira fitness imbaraga z'umubiri zihagije. Icya kabiri bakanavuga yuko buriya Richard aryoherwa no gukina umunani ko Richard ariruka cyane arakora cyane so bavuga yuko turimo turabyana nyuzuza niwe mukinnyi wagaragaje kwitwara neza mu mukino wa Musanze yari iminota ya 90 ya mbere kinye muri Rayon Sport muri shampiyona yahaye ubwisanzure Richard na Tony Kitoga bituma ikipe Rayon Sport izamura imbaraga zayo mu busatirizi. Uyu mukinnyi kugira ngo umenye urwego yakinnyeho bagenzi be bose bari kuri bench niwe mukinnyi bateruye mu kibuga ni nawe mukinnyi abareyo bahaye amafaranga yabafashije kurekipera nicyo bifuzaga. Akantu bavuga ko agomba gukosora mu mikinire ye nubwo ari umukinnyi wakinnye neza no kugerageza gukora ama progressive passes ariko iyo pass bari bayivuganye ko niba atari mwiza ku kirenge ujye uzisubiza inyuma Yusudianye azizamura. Rayon Sport mwumvishe bavuga ngo bazagura abakinnyi byibura 5 mu kwa mbere namaze kumenya imyanya 4 Rayon Sport iri gushakamo abakinnyi bagomba kugura umukinnyi wo mu mutima wa defense center back w'umunyamahanga. Rayon Sport igomba kugira umukinnyi ukina kuri gatatu ukinisha imoso mu defense w'umunyamahanga bari barahagerageje pe. Rayon Sport iragura umuwinga ariko ukinisha ukuguru kw'imoso umuwinga ariko ukinisha ukuguru kw'imoso bwazajya aca iburyo agomba kugurwa. Rayon Sport ngo ishobora no kugura umumediateri ariko ukina nka nimero 10 w'umuhanga. Iyo ni imyanya 4 Rayon Sport ndetse uwa gatanu probably nguri kuvugwa bashobora no kugura nimero 6 ukomeye. Byumvikane ko bashobora kugura abadefenseri babiri umudefenseri w'umutima wa defense ndetse no kuri gatatu bashobora kugura nimero 6 na nimero 10 babaye 4 ndetse n'umuwinga we n'itegeko ukinisha ukuguru kw'imoso uzajya uca iburyo. Abataka impamvu batazabagura bavuga bati Forenganye na Sumani bazaba bahari ubundi ibyo makipe ngo yigize no gukubita uza amafaranga Rayon Sport izakoresha miliyoni 150 zo kugura abakinnyi babareba buri munyamahanga byibura miliyoni 30 z'amanyarwanda. Ya challenge ifite no kwezi kwa mbere. Icya kabiri ngo Airtel yabemereye bis igomba kuza ibranding zo Rayon Sport nkiri ya APR igiye kuza ya hatari. APR yaguze bisi ya miliyoni hafi 500 z'amanyarwanda no 300 y'amadolari. Rayon nayo iramanura bisi ya Airtel bagurira ariko uzi Rayon Sport ikintu none igiye ngo gukora cya hatari ngifite miliyoni 100 zigiye guhita zisukaho mu mpera z'uyu mwaka ngo niziriwe here higura namwe mbafana mugakanda kanyenyeri mukongera izindi senkani ubundi ngo mukagura abakinnyi ngo mu kwezi kwa mbere Rayon ngo izaba ari shya. Ariko akandi kantu rigoga gato umuyobozi buri gukora imishinga ngo buzasoza sezo ibyo gutora mu kwa gatatu ngo bashobora kutaba ngo buzasoza isezo.